Njyewe rero nagukunda kandi nshaka kwibera nyine just tukikorera urukundo tukagira agakupfu urabona couple yanjye nawe yaba atari sawa nareba iyi saving uze kuyiforwarding nze kuyimuha nawe mfasha murakoze ubwo yiforwarding vuba vuba ubu buno ndabigukorera mwana twagiye rero sasa nabonye aha n'umukobwa twese yatubonye ukoze bajya bavuga ngo yatubonye ahita mvumbura urumva sister mwiriwe nakubaza nagusobanura mba nakugoye mwiriwe na uri mushashi naha kumura wajya ahantu tuziranye ariko za Muhanga wigeze utembererayo ahantu yahita Nyamabuye ahantu ndi ni mu Ruvumera no mu mujyi n'ahandi nyine bure Nyamabuye niho mu mujyi rero wabayeyo wakozeyo ugize ukora mu bintu by'amasaro wakoraga mu bijyanye n'iki agikoraga abumva nyine mubaze bo muranda numva nkubaze nuko nayo nkubonye nkahita mwitiranye nose umva nyine nose uri umudamu se kurashaka gukora nomero yawe yindi mba nakugoye ariko kamenya byatsi ngende mushya muri quartier ngiye mu rugo n'ikiganiro ko twaje business yakanga kaminuza y'ahantu bayitagira amaze gina yego yaje mbona andika wande Gihozo dore telefone ndi kwakisha nomero ariko bakazibura bakavuga ati umutipe ni bogado no bucecete ko bucecete reba umwana muri kumwe ndakitse wawe namwe ni ko kandi nawe kanje kansoro reka nyine cyoze ni umwana ari urumva n'uri yangaje ari ndacyo Nawe usanga urahaba bisanzwe wamenya yavuga kuba twavuga ari kanyandike yes reka nongere mbaye ikaze mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi nita smart by nk'ibisanzwe uyu munsi nanone natembere cyane agiye kubashakira amakuru ariko kuri uno munsi nagarutse muri ya content yanjye mwakunze muri benshi naje Karongi rero kwigenza ku bakobwa baho cyangwa se gutereta abakobwa baho turebe ese ndamutse nerese umukobwa mutunguye nkamubwira ati nshaka ko dukundana cyangwa se nshaka ko tubana cyangwa se nshaka ko tumenyana yabyakira gute ndashaka kugenda negize umuntu usanzwe nka tereta nkuko mwabonye babandi birubavu ndashaka kureba rero naho abi Karongi bo byifashe gute turacyari kuri Dafuri Caps TV tukoze tubane rero wowe utarakanda subscribe yekanda kugira ngo tujye tukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye cameraman nawe uri tayari cyane ambwe ngo abakobwa b'i Karongi aya ngo i Karongi ngo no hantu harangwa mu nasiga cyane barakwica ahubwo yagutereta umukobwa yifite ubwandu bana akuje nisebanya Karongi urayibekera abakobwa binase shanda bakura he mere kuri ruri kumwe n'umugabo bahite bankanda ijisho ambuka cyanjye mbonye cyanjye gutere turi amuzungu mwana ye gutere turi amuzungu akane mere kuno mudamu ndebe naga ari umenye bajya kumwiyongoza nakusobanuza gatoya nashobora kuba kuri telefone nkagusobanuza aramutereta umuhungu neza kuri telefone nsobanuza kugira ngo nimusobanuza n'umuntu uri kuri telefone abimba ibyo tuvugana njye nitwa Christine none se nari nkubonye uri umudamu urubatse yawe gusa kuri ngonye nkumva ndakwikundi aya ariko ngonye ndakwikundi hari ikibazo turana nari kaboga igo bamutwaye kera afite n'agasubizo ndatwameze gutya
bari tereteruye sister mba nkubaze bite nakubaza gatoya gerageza kwitaba bakwita ndetse cyane ufite amaso neza kunekera neza bene nagiye urabona ubwa mbere mbonye ntabwo tuze guhurira ahantu mu nce za Nyamasheke nabyo batembere sho ajya n'umwe ngo yitwa bakatego hagarara hano ko ukubona uhagaze mu muhanda yagira ngo ukorera hano muri aka gace hanyuma nitwa Christine mu rugo ni Kigali ariko kuri Marenje hano hari ahantu baturangiye imba bahita ya hoteli iri hano kibaye ikomeye bahita gute hari hoteli iri hano ikomeye cyane iyi nziza bajya bahita nyuma ngo n'abahanzi bajya gukorera indirimbo ntabwo yize wapi nose ko nakwikundiye ama nimero yawe ko byatuma tuganira bana nkagira inshuti nshyashya muri Karongi ari ruzi bakangirira hano ngomba mfite gatusha ariko nonse ko numva na n'umusozi nkora mfite gatusha ngo bigira ikibazo ntabwo uzanyemera munsi naguterese Jinene na nyifite none bareba yibye nimugoroba ahantu twaje mu kabyiniro nandikaho ndese andikaho ibyo nakubwiye asaba cyangwa basi andikaho ushaka nese ko rero uzaba uyizi ndakora ko nifuza kuba azaba nk'umukunzi wanjye niba nakwandikaho mayiro hari ikibazo yego barakoze byo bamwe nasangaye anytime nari sawa merisi twende narakubwiye ngo nta muntu muri ngasosonya cyete nomero za ntabwo bazi sevinze baraziranye nanjye kuya kwiyenza kuri mbona ndabona bagiranye ujye ndebera bazi sevinze man azo ushaka nomero njye kwa ko mfite umugore nakumbi sevinze akwana mfite n'ingendo no kubona karindwi uramudamu wa boss gatengera nawe niwe bayito hagwandagaza uzatugirana ukabona abantu n'abakobwa bahari wanda akugira tugatwara umwanya munini babazungu narebaga bari kare bonshaka babazungu narebaga bari ndashaka bagiye ngabo dore ndashaka kujya gutera turiya mukobwa ako ndamutereta n'ubu ubonye uri kumwe n'uriya mugabo wambaye costume ndamutereta ngiye baranje ambuka niwambuka ahangaha hasi ntabwo rikode iri buze kugira kwikatara mukanya harakabonye twende ucungira aho gusa hari ibinya ndacungira sister mwiriwe nagusobanuza gato makuru nitwa Christine ahantu baturanye hari hoteli yitwa Ineza ni he hoteli yitwa Ineza cyangwa apartment hagati ya apartment cyangwa hoteli ntabwo yize naho hamaze igihe kinini kuburyo hose waba uhazi okay nanjye ndi mushyi n'ahandi njye mu rugo ni Kigali nuko tuba ari umuntu tubaje atubwira ngo muri tuwajya tubaze nimba ari neza akora ikintu cy'ineza ukuntu okay urajya urumve bakwita ndesoza Ange njye nitwa Christine okay basi cyangwa umuntu mushyashya nagira ngo ndaza basi najya nkivugisha niba ntacyo bikubangamiyeho oya nomero ntabwo nzayitwa ko nomero ugira ngo umenyane n'umuntu just ugire n'ibyendi si bikubangamiye biki kumva nshobora gusobanuza wese ukabika sawo ugize mu gikorwa gucapura capura ku manywa se cyangwa n'injoro ntabwo warenga umuhano imbobo ziba zihuta ubibara muri no karitsiye ariko hano mu mujyi nako nabonye inaha kubona ibintu by'amaresitora nijoro biba ari danje nijoro twaraye inaha nijoro bwari bwije ari nka saa munani ariko twahize amamoto atujyana ruguru iriya ahantu hari
hari n'urusengero hose batubwira ngo turabona naho dukoresha umuti twahabura aba yakwemera gusa ntakigo wambaye nomero yawe bwaje ndaza kubwira impamvu nyikwata tuba waretse yewe ndakubwira impamvu nyaki okay nacyo ngaho umunsi mwiza umukobwa ni mukuru ariko arankatiye arambwira ati nomero ati ahise abika na telefone umenya ahise avuga ati iki gisambo kweri gukibura abakobwa bemeye ngaho rero mpa amakuru neza uriya nahinde gutereta umwana wawe kumwe n'umukire wa mbere ku isi baganira naho mbonye n'agafone ahita akabika yatekerezaga ko wakamucapura se yakubonyemo ingegera nyine ariko beretse umujyi wa Karongi mwana aberetse umujyi wa Karongi barekera kiriya cyapa cyanditseho Muhanga Rutsiro Rusizi Nyamasheke ari hose waberetse aho rero kamishe kano kamikoro kandi ko bari kukabona bakahita bavuga byari byo byose hari ibyo mama mwiriwe makuru nakusobanuza gatoya mama kwisi utinya se uri kugenda abonye kamera arayitiye abantu bina batinya kamera mwana twigendera gute tukoze gucya ahubwo aho bugera baraza kudukubitana n'ubu kamera ubu ngari kwibaza cyari kugenda bari kunkamera asanga uyu nguyu nda yaje tugenda gutya tuhurira imbere ndabona yejyanye n'abandi maze kubaza mu kanya nawe rero kugira ngo nyine uyatware turi kubaza atamubwira ati atatabona ko turimo akahita batuvumba uri mu bikeze ijisho bararihombanyije shitse mwiriwe yesa shimwe bakwitangije gracias nanjye nsuhuza umukobwa none se mu rugo ni heza wambaye neza n'umubyeyi muri kumwe nyangiza ngo muri kumwe hano urumbwe witwa Grace tuye hano muri Karongi nanjye ni i Kigali ariko twabasuye inaha kugira ngo inshuti isa no wenda mu gihe ndi natwe tukajya twigana hari ikibazo ukora iki se nimba nakugoye madarine cyangwa traditionnel nyine hari madarine nyine bigezweho cyangwa ibya kera mu mansuzi papa cyangwa nimba ibyo ndyo ibihe muri ibyo byose urage ngo nshobora gushyiramo nk'akazi kikatumubitira ubyina nk'uwabigize umwuga cyangwa nyine ubyinira hehe aho ubonye ikiraka ubu ngubu mbonye n'ikiraka nka kwa muganga ati rwose tujya ahantu nk'ubu ngubu tuba tumaze iminsi muri Nyamasheke turi gutwikirayo urumva dore uyu ni umu-DJ genda umu-MC ejo tuba turi kumwe n'abandi bahanzi batandukanye abitwa ba Young Grace tuba turi kumwe abitwa ba Jita urabazi ubwo hari n'ababyinnyi nyine babyina nk'ako kazi kanyu uvuze ngo nawe ntaribi nakwishimiye niba nakondeka nomero yawe ntaribi wayinshiriremo hano none se ufite boyfriend arakwari ku nyine cyo kwa nyine nibonye numva ndakwikundiye avuga neza komite profita ntawamenya mpe nkuru umugeni muri Karongi ubundi nzaza ko gusabira inaha muri Karongi abakobwa b'i Karongi bagira n'umutima mwiza rero umutima mwiza wasanga nomboye nyamara Karongi nzayigarukamo ngiye kujya nyuzamo kubera wowe ajya wambwira ihe zina Grace Young Grace bivuze ngo witwa Grace na Young Grace nanjye kwitamambwa Young Grace mwati muye n'abazina wawe Young Grace uramwemera ntabwo umuzi ntabwo uzi umuhanzi witwa Young Grace ntabwo umuzi ntabwo waba uri umubyinnyi ngo uba utazi umuhanzi ako kubyina bitangiye vuba hashize nk'imyaka ingaho bitangiye nanjye ndakakwereka nari ntabwo njye ndi umubyinnyi ariko ndakwereka akapa kamwe nawe unyereka akandi ubundi
kubera iki se bitakunda ese kutansubira ufite boyfriend kubera iki uba ushaka ibirangira urumva umeze nkanjye natwe turakunda ariko abakobwa muri abana mwabona bigeze ahantu heza mugahita mutangira kuduca inyuma ni ukuri nta mutipe uraca inyuma Justin murakundana wenda akaba yagufata wateretse n'undi musore cyangwa se cyangwa wenda ukabikora n'iyo atagufata kuko ukaba warabikoze mu mutima wese ko wabikoze izo ngo ntabwo akunda n'umusore umwe njyewe ntabwo ukunda kandi ushaka kwibera nyine tukikorera urukundo tukagira agakupfu urabona kupfu yanjye nawe yaba atari sawa reba abana twabyatsi baba ari beza abana bacu baba ari abasitari baba bameze fresh baba bayoka nk'ababyeyi babo urabinyemereye se basi njyewe nkubita mbangura ibyo kuba ngo ndatinda iyo utinze birapfa Justin nk'uko nkubonye nkahita ngukunda iyo ubonye umuntu sinzi ngo uhite unkunda Justin ushobora no kumwishima ukabona ko byavamo cyangwa twanabigerageza umva se yo wowe njyamumbwire nze nigeragereza DJ aragira ati bamwita DJ Fanta aragira ati ngo ngiye nunera indobo ngo basi nimba urabona we byakunda basi ari we mwigerageza banangiye ko mbona isahera hasi se ariko iki kanegera umbwire nyine mbwira tubwire ubona ngiye nimbe mbaho umwanya wenda ari we mwikomerezanya hari ikibazo se nako byacamo ariko wenda bivuga uri proud yawe ese ugiye ko nagukunze nka bati ngiye nagukunze wenda wowe nimba utanadukunze tubwira ati wenda nabishimiye naribi wenda umuntu yagerageza negorado ubona niwe wanjye gara usa na mama wawe uramufite abahe mabukwe ugahise aba mabukwe ngewe mba nihuta nzabasore byari se basi gusangira nk'agafanta anywa inzoga anywa fanta nzabasore nkagiye se gusangira nk'agafanta ugira viye wawe aba yarananiranye papa wabo inomero 29 ndavuga ko vugisha twipangire sibyo kandi merese ku mwanya wawe iyi saving uze kuyiforwarding nze kuyimuha nawe mfasha murakoze ubwo yiforwarding vuba ubu buno ndabigukorera mwana twagiye rero sasa nabonye umukobwa twese yatubonye ukoze bajya bavuga ngo yatubonye ahita mvumbura urumva sister mwiriwe nakubaza nabisobanura ndana ko boye na uri mushashi naha kumura wajyana ahantu tuziranye nago zamuhanga ugeze utembererayo ahantu twahita Nyamabuye ahantu ndi ni mu Ruvumera no mu mujyi n'ahandi nyine bure Nyamabuye niho mu mujyi rero wabayeyo wakozeyo ugize ukora mu bintu by'amasaro wakoraga mu bijyanye n'iki agikoraga agumva nyine mubaze wo muranda ko numva nkubaze nuko nayo nkubonye nkahita mwitiranye nose umva nyine nose uri umudamu se cyangwa umukobwa uramwiyenzaho uwo nguwo umva nkubaze se fata uwo nguwo ari kwihutura niwe wawe arihuta tube dushaka bihuta ariko mwana ufite mwana mushyireho ugurira ibiraha se ibiraha ntabwo ari ibiraha mwana ni ibiki se iminota ingahe ya ntabwo ari ibiraha nari nakatinze mbere reka ndetse ntabwo uzi iyo wakoze ntabwo mba nayibaze abazungu baranshitse mba ndi mu biteze n'umuzungu
none uzi imbere hano ukuntu hari hameze hano bora bahita ngo iki ahangaha ni hamwe hajya habera ama expo mbese utinya kamera yewe ntako batagize baratwiyeretse ikibazo ndikura n'abadamu teretere macu ibiri dore yaje nguyu isakaro wawe nako ni n'umwana ni agateso n'umukobwa n'umugore ariko nawe wajyana umukobwa biyenze wowe ujijisha ko kugira batazababona kuri kubafotora aho nari nabigize n'akamenyero nagusobanuza nitwa Christine mwebwe kubazi ariko twaye kugira agasuzuguro se mabuja ntabwo uzajya mu ijuru nuda Sister mwiriwe nakusobanuza gato nagusobanuza bite makuru yarangika Christine mwebwe nitwa Joseph ya n'indi na quartier ino noza ino rompo bayita gute hano bongo no haberaga gispa kera iyi ni musana ariko bizagiye kwa ubu ngo bagiye kongera bahubaka utuye muri zino quartier aza mbwiye witwa Joseph yes ye mu kazi n'ubundi nibwo ndimo bino watinze kujya mu kazi kandi mvuye muri radio mukoramo hano nawe ukorana muri ubu busitani oya ngende tutameze neza no muri iki okay none se kurashaka gukora nomero yawe yindi mba nakugoye ariko kamenya byatsi ngende mushya muri quartier ngiye mu rugo n'ikiganiro ko twaje business umva baba ngambi niko najya byo kureba ove mundi ntabwo babyoroshye gusura vayo ryarije nguru cyamana nta kibazo ego mana yanjye uraza mu kazi se we gira turagutegerereza hano naje ndakuvugisha ase amanomero abakobwa bama souvenir rero ndakubwiye rero sasa amanomero bari ku manda ya itonde izo nimero zuriya mukobwa uraramuka utazisevinga izihe nyine uyu nguyu ugiye nawe ubonye uyu nguyu wanonaho uyu nguyu dore uyu w'inzobe ye baba we uyu nguyu nyine uyu nona hanyine nyine uyu w'inzobe zimaye nona ariko nawe uri kundushya ego impamvu muye n'abakobwa benshi bamaye amanomero kuko urabizi ngiyeho amanomero bayama ku bwinshi ko babona ndi bogari ziriya nimero kurusha uriya mukobwa uyu w'inzobe cyangwa undi w'umumaso uriya w'inzobe ari kuriya w'umumaso ndazeguhatuye niyo nta uriya mukobwa ni mwiza abakobwa se nabo wabiyongoza ibaze ko mvugishijwe yego ndaziguha ahubwo kandebiherwa na kanka njyewe we ntabwo njya mbisevinga masevinga bakazina akira uze kunyibutsa yari 23 wowe uko kera 23 se turamenya aya koko wowe umenye umubare uhera ndetse bura abakobwa bajya kubwiyongoza ye baba we sha noneho bariya bo baneri ndibo bakazinera wowe hagararaho uzuminga kandi babibona shangiye mwana ko ngewe nubizi ariko sister bite nakubisha sana yo sorry Area Faces amakuru yani kafiki mkle sisi tunapoteza lakini kama ni hapa baitaje anazidi na ndio yaje mbona hivi
wandike wande Gihozo. Gihozo. Sawa merci. Sawa Gihozo. Amanomero baba yamaye ku bwinshi. Menya abagabo barabuze. Urebye telefone ndi kwakisha nomero wakumirwa. Inzugi ziragwa. Kanze mbyereka abakunzi bacu. Reba dore telefone ndi kwakisha nomero. ariko bakazibura. Ako bakazima kavuga ati umutipe ni bongado. No bucecete ko bucecete. Reba no guterateranya. Ariko abagabo barabuze. Rakomana yanjye we. Urumva? Ndanayishimije menya nayo nayisevisha. Nawe rero zose uzishaka wowe. Rega. Ambwiye ko yitwa Gihozo. Gihozo. Ndamuga ati se Nuwina hasi. Baze ko yakuvuga n'umuntu kuko arataramye ngiye kumubaza. Ibintu bimbayeho mu kanya se. Ajya hano murakuye kwerwa na kanga. Na 23. Yawe inde nayo narayisevinga yuriya mukobwa ya Gihozo dizi. Kana nari kwibo wana nge sinayikenera. Ko ngewe akuriya mukobwa ni mwiza pe. Uyo abaze ko bose uri kubakunda. Ntago nyisevinga. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine Ako Karongi bamwe abakobwa beza man. Hano ko wane ubwo bukambwira ngo 80% baba bafite ubwandu. Nyine ikoze no ara hakujya cyangwa tujitahira. Hakurya se hari y'abakobwa. Yarubona rimbonye buri kwambuka ara hakujya. Ohe. Ubwo turebo byari byako yarageze usevinge ziriya nimero man. Yagihoze no na savings. Umwe w'umumansuzi. Oye uyu wanona. Ni da savings. Misenza gukwereka. Agaragera kure twamukuri. Misenza ibaze ko n'abakobwa bari kumwe baramusiza ko ari emera arahaguma. Ngayibaze nk'icyo uri kumukinisha man. Nayenze ko ngiye kuyisevinga. Aho kubera misenza gukwereka telefone mba ndi gusabisha ku bimeze. Ujyonde nyene ndi kuyikoresha kuyonde ko byibura banavuga ati ako gafone se. Arona byatambira ati humura we. Nubwo ati se ugura amanomero ni kuri no phone atambira ati humura. Ibintu ni bishaka. Uje bintu yabikubwiye koko cyahura bihinda. So uyifite. Nari bindaza kuyireba yose. Uze kuyireba yose urabyumva. Kati soreze kuraba. Bakunzi rero ba Dafo Recaps TV hose turi kugenda tubakurikiranira buri kimwe ku kindi muri karere ka Karongi. Karongi DPU. Hano turi aho ubereka n'ibyo abantu baturi. Karongi DPU. Karongi ahangaha Kizi. N'umuhanda ugera kuri gare. Kugira ngo tuzabanagira ngo uyu nguyu ntujya kuri gare. Tuzabanagira ngo tubabwira ngo turi Karongi. Urumva wabonye ko bose bayesa ayo abone ibintu turimo kabatisha. Ibintu bana baba barimo ni ibiki? Ati muzapfa imbura gihe mwabyana mwe. Mukane subscribe kuri Souvenir na Fan TV ndetse no kuri Dafo Recaps TV ndetse no ku Gatako TV ndetse no kuri N1 TV. No kuri Panta Empire. Icyo kiberetse sana twatu. Imbere cyane. Ugenda ubereka hose. Tujye gusoreza kurako. Deko bagira. Aribi nanjye kamereze hano kuri iki cyapa. Ntacyo nimba batambumbuye. Ya se ni bambonye. Ko bambonye mama. Nabusobanuza kandi. Kuri mwe. Dena ko ntagaze hariya. Umbuko nakupe. 12 yabanta Kristi. Mwebwe. Umwana muri kumwe. Ndakitse wawe. Namwe muri ko kandi. Nawe. Kanje kamso. Reka nyine cyoze ni umwana ari ari. Urumva nuri yangaje ari. Ndacyo. Karoli, niho wisanga urahaba bisanzwe. Haba gusa. Wamanga yakuba kuba kuvuga. Ari. Kanyandike, nyandikemo nari bitwaza kuba twaganira. Rebo mutambazo. Urabaza umugore n'umugabo baragukubita. Abo baza gukenera n'igati ya.
bahita bakwemeza nga twagiye tugende se twiviremo tugende papa turagiye rero turacyari kumwe hano ahubwo wowe ntabwo nagufata